cyo kuzamusanga. Nyangeza Mariya ntimukababare, kandi amaherezo we tuzamusanga. Tuzamubona kandi tube mu rumuri, tube mu bo yatoye bashize agahinda. Hari abamubona bakiyunamira, urumuri n'umucyo bye bakabihunga. Umwijima wose bagasiganwa, ntibagire icyifuzo cyo kuzamusanga. Nyangeza Mariya ntimukababare, kandi amaherezo we tuzamusanga. Tuzamubona kandi tube mu rumuri, tube mu bo yatoye bashize agahinda. Niba ushaka gukira Ni wowe rutare rwanjye Mana, ni wowe niringiye, nzaguhanga amaso buri gihe ngusaba imbaraga, maze nsinde icyago. mukunde gusenga mushishikaye, mubyinire uwo mubyeyi ni nyina wa jambo. Dore ubu ntagira burenze urugero, kandi amaherezo we tuzamusanga. Nyangeza Mariya ntimukababare, kandi amaherezo we tuzamusanga. Tuzamubona kandi tube mu rumuri, tube mu bo yatoye bashize agahinda. Mariya yaratowe mumukurikire, niwe rwego rugufi ruzatugeza aho aba. Niwe barazwa abantu ngo abayobore, nibagira icyifuzo cyo kuzamusanga. Nyangeza Mariya ntimukababare, kandi amaherezo we tuzamusanga. amahoro yawe nibuhoraho, ari ibyishimo byawe, komeza inzira watangiye, wicika intege, wahisemo neza, nyagasani turi kumwe. Komeza inzira watangiye, wicika intege, wahisemo neza.
Kristo yakuzwe yokomeza duherekeza umubyeyi wacu Gatorina twese turaba twicishije bugufi turangwa no kwihangana kugira ngo amasengesho yacu akomeze kumutegurira aheja mu ijuru. Dutangiye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Munyamuryango mukuru yaba ari hafi umunyamuryango mukuru yegere hafi atera amazi umujyi wa batisimu ariko bategeye ko uri gusengera Kristo yazakuzwe nk'uko umukateshista bivuze. Twese twitabiye guherekeza umukecuru wacu Nsekanyarenze Catherine. Nsekanyarenze Catherine ni muntu ki? Nsekanyarenze Catherine ni umukecuru twese twakundaga, wavukiye mu mudugudu wa Rusasa mu kagari ka Rukore mu murenge wa Kamubuga mu karere ka Gakenke muri ntara y'Amajyaruguru. Abyarwa n'ababyeyi babiri aribo Buturo na Nyiramariza. Hari mu mwaka w'1930. None yatabarutse mu 2025 ubwo abazi imibare yo gukuramo yari afite imyaka 95. Yashakanye n'umufasha Ndimukaga Joseph mu mwaka w'1953 aho bahawe isakaramento ryo gushingirwa muri Kiliziya Gatolika, dore ko uwo mukecuru yari yarahawe isakaramento rya batisimu mu 1949, uzi gukomezwa arihabwa mu 1950. Ubwo nyine ryo gushingirwa yihaye muri uwo mwaka nababwiye. Uyu mukecuru Nsekanyarenze Catherine ku myaka 95 twabanye neza, yarungutse yunguka urubyaro rw'abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2, ariko nyine kubw'Imana yashoboye gusarura umuhungu n'umukobwa. Ubu nanone dusigaranye n'umuhungu n'umukobwa. Uwo muhungu n'umukobwa abana babakomokaho ubwo ngenda bita buzukuru ba Nsekanyarenze Catherine
ni abantu 27, abuzukuruza ni 52, hanyuma Imana yadusigiye n'undi mugisha w'ubuvivi umwana umwe. Dukomeze rero dusengereye umukristo wacu Sekanyarenze Catherine, tumuragize Imana, rohoye Imana yakirire aho yakirira abatagatifu bayo, kandi zantashidikanya ko imirimo yakoze kuri iyi si imwemerera gutaha ahatagatifu. Murakoze cyane, reka dukomeze umuhimbazo, ibindi turabikomeza. kuko rero nta n'umwe muri twe ubereyeho we ubwe, kandi nta n'upfira we ubwe. Niba turiho tubereyeho Nyagasani, niba kandi dupfuye dupfira Nyagasani. Twabaho twapfa turi aba Nyagasani. Koko rero nicyo cyatumye Kristo apfa akazuka, kwari ukugira ngo abe ari we ugenga abapfuye n'abazima. Dusabe. Akira Nyagasani umuvandimwe wacu Katarina, washatse ko akwitaba ukamukura muri iyi si umujyana iwawe. Ca ingoyi ibyaha byacu byamuhesheje, muhe iruhuko ridashira, maze urumuri rw'iteka rumumurikire. Igihe cyo kuzuka azabone umwanya mu ikuzo ry'abatoni n'abatagatifu, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Twakomeza tuzirikana n'ijambo ry'Imana. Isomo ryo mu gitabo cy'umubwiriza. Ikintu cyose kigira umwanya wacyo. Ku isi buri kintu kigira umwanya wacyo n'igihe cyacyo. Hari igihe cyo kubyara n'igihe cyo gupfa. Hari igihe cyo gutera urugemwe n'igihe cyo kururandura. Hari igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza. Hari igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka. Hari igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka. Hari igihe cyo kuganya n'igihe cyo kubyina. Hari igihe cyo gutera amabuye n'igihe cyo kuyatora. Hari igihe cyo guhoberana, hari n'igihe cyo kwirinda guhoberana. Hari igihe cyo gushakisha, hari n'igihe cyo gutakaza. Hari igihe cyo kubika n'igihe cyo kujugunya. Hari igihe cyo gutahura n'igihe cyo kudoda. Hari igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga. Hari igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga. Hari igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mukoze mube maso kandi musenge, muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuza. Igihe cy'umukiro kiregereje, umucunguzi w'abantu ageze hafi. Hahirwa abamesa amakanzu mu maraso ya ntama. Nimukomere bagaragu ba Nyagasani, nimukoze mube maso kandi musenge, muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuza. Abapfiriye mu kuri kwa Nyagasani bazazugira mu bw'ikuzo ry'Imana, bambikwe ikamba ry'ubugingo kuko batsinze. Nimukomere bagaragu ba Nyagasani, nimukoze mube maso kandi musenge, muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuza. Ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma. Ibi twabyongeraho iki? Niba Imana turi kumwe, ninde waduhangara? Yo itimanye ndetse n'umwana wayo, ahubwo ikamudutangira twese. Yabura ite kandi
kutugabira byose kumwe nawe. Ninde wagira icyo ashinja intore z'Imana ko Imana iziha kuba intungane? Ninde uzacira urubanza? Ninde uzacira urubanza ko Kristo Yezu yapfuye ndetse ko yazutse, we uri iburyo bw'Imana akaba anadutakambira? Ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ibyago se, agahinda se, ibitotezo se, inzara se, ubukene se, imitego se, cyangwa inkota? Nyamara muri ibyo byose turatsinda kakahava, tubikesha uwadukunze. Koko rero simbishidikanya, ari urupfu, ari ubugingo, ari abamarayika, ari ibinyabubasha, ari iby'ubu, ari ibizaza, ari ibinyamaboko, ari iby'ejuru, ari iby'ikuzimu, ari n'ikindi kiremwa cyose, nta na kimwe kizashobora kudutandukanya n'urukundo Imana idukunda muri Kristo Yezu umwami wacu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Irema bimana ni mukuzimana, muyivuga ibigwi munavuza impundu. Haleluya, 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 yaduhaye ibyiza bisumba uko turi, kugeza ubwo duhaye isura y'Imana. Haleluya, 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 haleluya. Yaremye isi maze ituzamo abantu, imisozi myiza itubera imitako. Haleluya, 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 haleluya. Kristo Yesu akuzwe. Kubera ko ari ijambo ry'Imana atari iryanje, ariko yo ikaba yantumye. Murahaguruka abafite akabaraga, bambaye ingofero, niba ari ngombwa bazivemo kugira ngo dusome ijambo ry'Imana turihaye icubahiro. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu nkuru nziza ntagatifu uko yanditswe na Mutagatifu Yohani. Mariya ageze aho Yesu yari ari ngo amukubite amaso, aramupfukamira ati, Nyagasani, iyo uba hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Yesu amubonye arira, n'Abayahudi bamuherekeje nabo barira, ashenguka umutima, maze avugana ikiniga ati, mwamushinguye hehe? Baramubwira bati, Nyagasani, ngwino urebe. Nuko Yesu asuka amarira, Abayahudi baravuga bati, nimurebe ukuntu yamukundaga. Ariko bamwe muri bo baravuga bati, uwashoboye guhumura yampumyi yarananiwe kubuza uyu gupfa. Yesu yongera gushenguka umutima, maze ajya kumva. Iyo mva yari ubuvumo bari bakingishije ibuye. Yesu ati, nimukureho ibuye. Marita mushiki wapfuye aravuga ati, Nyagasani, ubaranuka, uyu munsi ni uwa kane. Yesu aramubwira ati, sinakubwiye ko niwemera uri bubone ikuzo ry'Imana? Nuko ibuye barikuraho. Yesu yubura amaso
ayerekeza hejuru avuga ati dawe ndagushimira ko wanyumvise, nge nari nsanzwe nzi ko unyumva, none mbivugiye aba bantu bankikije ngira ngo bemereye ko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga atyo arangurura ijwi rihanitse ati Lazaro ngwino sohoka. Uwari warapfuye arasohoka, aza ibiganza n'ibirenge bigihambiriye, no mu maso hagipfukishije ibitambaro. Yezu aramubwira ati nimumuhambure maze mumureke agende. Ayo ni amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, nshuti mwateraniye ahangaha duherekeje umubyeyi wacu Kristo Yezu akuzwe. Muri kano kanya twumvishije ijambo ry'Imana, twumvishe ko buri kintu kigira umwanya wacyo. Twumva n'ijambo ry'Imana ko twabaho twapfa tubereyeho Nyagasani, haba mu byishimo cyangwa mu bibazo tubereyeho Nyagasani. Mu ivanjiri ya Yezu Kristo tukumva ko hari Lazaro wazuwe na Yezu, tukumva abamusabiye Mariya na Marita mushiki w'uwapfuye, tukumvamo n'Abayahudi babuze bati bashoboye guhumura yampumyi, yarananiwe guhumura kubuza uyu gupfa, bashoboye guhumura yampumyi n'ububasha yari afite, yarananiwe kubuza uyu gupfa. Abo bari bafite ukwemera, uko kwemera gutuma Lazaro azuka, ariko binyuze mu gushimira Imana, binyuze mu bubasha bwa Yezu Kristo, mu kwicisha bugufi kwe, ntabikore kubwe ahubwo akabikora ku bwa Nyagasani, ku bwa Data. Kristo Yezu akuzwe. Iyo ni incamake ijambo ry'Imana dushobora kuba twazirikanye muri kano kanya. Ahangaha rero nyuma y'ijambo ry'Imana nta byinshi twakagombye kuvuga, yuko buri wese aba yumviye. Kristo Yezu akuzwe. Hariya rero twazirikanye ijambo ry'Imana ko ikintu cyose kigira umwanya wacyo. Hari igihe cyo kurira, hari igihe cyo guseka, hari igihe cyo gutera, hari igihe cyo gusarura, hari n'igihe cyo kubiba, n'ibindi byinshi mwiyumviye umuntu atasubiramo aka kanya. Nuko ibyo byose tugomba kubyishingikiriza kuri Yezu. Ari igihe cyo guseka, Yezu akatubera umuyobozi ku Mana. Ari igihe cy'akababaro, Yezu akabidufashamo. Niyo mpamvu muri kano kanya birumvikana twabuze umubyeyi wacu, twagereranya n'abahanga mu kwiga igitabo gikubiyemo inyigisho zose wasoma bikakwereka uburyo n'ibanga ryo kubaho. Ariko nubwo agiye ihumure rahari, nk'uko twabyumvishe mu Yakorinti batera agasingizwa ise w'umwami wacu Yezu Kristo, we uduha ihumure. Dufite rero abandi babyeyi bamukomokaho, inshuti n'abavandimwe, tuzaza turakuraho inyigisho n'inama zitandukanye. Niyo mpamvu tutagomba guheranwa n'agahinda muri kano kanya, ahubwo tukishingikiriza nde? Yezu. Yezu agakomeza adusabira ku Mana. Mu ivanjiri tugarutse kuri Marita na Mariya, uburyo basabiye Lazaro, uyu munsi bari gusabira musaza wabo. Uyu munsi twasabira umubyeyi wacu Katarina kugira ngo Imana izamugeze mu bwami bw'ijuru. Ubwo bwami bw'ijuru rero turaza kubusanga mu buhamya baraza gutanga mu kanya karaza. Niba hari icyo yakoze hano kuri iyi si, ibyo ngibyo nibyo bizamuherekeza. Kumwerekeza rero hariya Lazaro ari gusabirwa na Mariya na Marita, nuko bari umuryango. Ahangaha twihuse turibaza, ese weho uwagusabira ninde? Ese ibikorwa waba warakoze byatuma bagusabira nibihe? Kristo Yezu akuzwe. Bango iyo dukora ibikorwa byiza
tuba turi kwiteganyiriza iki? Kubera ko tutari mu ishuri, umwe yamanika agatoki, tuba turi kwiteganyiriza iki ngiki. Ariko iyo turi gukora ibikorwa byiza, tuba turi gushaka agakoni tuzagenderaho, tugashaka igare tuzagenderaho tugiye hehe? Mu bwami bw'ijuru. Urumvikana ifashe mugenzi wawe, ubu uri guca inzira ahantu h'inzitane udashobora kugira ute kunyura. Rango rero tugomba kurangwa n'urukundo, tukarangwa n'ukwemera kwatumye Mariya na Marita basabira musaza wabo, tukarangwa n'ukwizera. Izo ngingo eshatu umuntu uri guhumeka umwuka w'abazima yakagombye kuzigenderaho: ukwemera, ukwizera n'urukundo. Nibyo Mariya na Marita bagize. Yemwe n'Abayahudi bari batangiye kwemera Yesu, babonye ibitangaza yakoze, baravuze bati washoboye guhumura yampumyi, yananirwa kuza uyu gupfa bitewe n'ububasha twamubonyeho. Bitewe n'uko kwemera bari bafite, bituma Lazaro azuka. Natwe rero bitewe n'ukwemera dufite, bizatuma umubyeyi wacu bitewe n'ibikorwa yakoze azuka. Kristo Yesu akuzwe. Natwe tugihagaze muri uyu mubiri rero, nta hacu kugira ibikorwa byiza, ubwo tuzaturi gushaka ko nitugenderaho nk'abacecuru n'abasaza bafite imbaraga nkeya. Twewe abasore cyangwa abakobwa bafite imbaraga tuzaturi gushaka amagare tuzagenderaho. Ninde udakeneye kuzanyongara? Kristo Yesu akuzwe. Ninde udakeneye kuzanyonga igare rizamujyana mu ijuru? Kristo Yesu akuzwe. Angaha rero tugomba kubitangira hano muri iyi si, ariko iyi si n'ubundi kubera ko idasakaye tugomba guhura n'iki? N'ibigeragezo. Nkuko babitubwiye mu ijambo ry'Imana, bari kuvuga bati twababa twapfa turabanyagasana. Kwahura n'ibibazo tugomba kubaho mu buzima bwa ikirisitu twihanganye kandi twizeye ko Yesu ari we muyobozi. Kristo Yesu akuzwe. Ngasoreza rero buri muntu nkuko Lazaro yari ari mu muryango ugizwe na ba Marita na ba Mariya, yemwe n'abandi Bayahudi, ntabwo yabaga wenyine. Kristo Yesu akuzwe. Buri umwe wese agomba gushakira inzira ahantu abarizwa. Niba uri umwarimu ugomba gushakira inzira mu kazi ukora. Niba uri umusirikare ugomba gushaka inzira mu murimo uri gukora. Niba uri umuhinzi ugashakira inzira mu kazi uri gukora ku buhinzi. Ubwo n'indi mirimo myinshi. Niba uri umunyeshuri ugashakira inzira mu banyeshuri mubana nawe. Iyo nzira rero izakugeza hehe? Mu bwami bw'ijuru. Kamwitse se none ko igihe kigihari nzaba ndayishaka. Igihe ni iki? Igihe ni iki cyo gushaka inzira izakugeza mu bwami bw'ijuru. None irindi banga mu gusesengura mu gushaka inzira nuko nubana neza n'abantu hano kuri iyi si, bizagutegura kuzajya hehe? Mu ijuru. Niba wihanganye muri bya bibazo kumvishe, niba witwaye neza muri bya byishimo, bizakufasha kugera mu ijuru. Ubwo navuze amatsinda n'abana, sari utugoroba tw'abana. Kristo Yesu akuzwe. Hari n'utugoroba tw'ababyeyi. Ntabwo uzavuga ngo nzamanza naje kuba mwarimu cyangwa umusirikare cyangwa umudogiteri cyangwa iki. Oya, ahantu uri ugomba kuhashakira iki? Inzira. Akira amasengesho yacu, mubyeyi wenyeje. Warereye ku mva ya Lazaro, duhanagure amarira, Kristo tubabarire. Abashubije abapfuye
wacu Gatarina ubugingo bw'iteka. Kristo tubabarire. Mwami mwiza, akira amasengesho yacu, wasezeranye igisambo cyagusabye imbabazi ku musaraba, tegereza umuvandimwe wacu mu ijuru. Kristo tubabarire. Mwami mwiza, akira amasengesho yacu, uhagije umuvandimwe wacu amazi y'abatisimu, umugira ikimenyetso ubigirishije amavuta y'abatisimu. Akire mu bana bawe, Kristo tubabarire. Uwo muvandimwe wacu Gatarina wamuturishije umubiri n'amaraso yiwe, mwakire mu ngoro, mwakire mu mukiro w'ingoro yawe. Kristo tubabarire. Mwami mwiza, akira amasengesho yacu, natwe ababajwe n'uyu muvandimwe wacu Gatarina, dukomeze mu kwemera, mu kwizera ubugingo bw'iteka. Kristo tubabarire. Mwami mwiza, akira amasengesho yacu, umugaragu wawe Gatarina ugirire ko yahoze yifuza kukubera umuyoboke udahemuka, maze ureke kumuhanira ibicumuro bye. ukwemera kwe kwamuhuje n'umuryango w'abemera, ubuntu bwawe numuhuze n'inteko y'abamarayika n'abatagatifu bose, ku bwa Yezu Kristu umwami wacu. Tugiye guha umusangiza w'amajambo mu guherekeza umubyeyi wacu akagira icyo atugezaho. Damiyani na Judite nk'abana bavuka kuri uyu mukecuru. Hari Florida Nyirabashitsi na Nyirabikari nk'abantu baba abaturanyi ba mukecuru. Hari Ayinkamiye Dativa nk'umwuzukuru we. Hari Faraziya na Mukangaruye nk'abakazana be. Noneho hakaba na Munyarurembo umukuru w'umuryango remezo. Ni igihe turakoresha neza kugira ngo wenda tutaza kurambira abavandimwe, ariko nyine nk'uko babitubwiye baje kutubwira ese mukecuru yaciye inzira igana hahandi batubwiye. Nubwo ngenda n'umutanga buhamya, ariko nanjye nakwihakanye nkabutanga, kuko mukecuru narerewe hano hakurya y'umugezi nawe atuye aha. Niwe wambuzaga kuvoma ibiroho. Muzi kuvoma ibiroho icyo bivuga? Iyo nabaga nje kuvoma natinze mu mugezi, yahitaga ambwira ati uriya mwana wo kwa Runda ntagira yajana amazi mu rugo ye.
mu yandi magambo akaba arankebuye. Bavutse turi abana bane, abakobwa babiri n'abahungu babiri. Umukobwa umwe yitabye Imana, wari bucura witwanize mu kigo Dominiko, nawe yaratawe. Mvuka navutse data afite inshuti hirya no hino, kandi mama ntaho nigeze mbona agira umutima mubi aturera cyangwa rera n'abo asanze. Habaga igihe nabo baturaturanye nabo hirya no hino na za rungu, babaga baje gushaka imyaka yo kurya, akabayengera mu gisobane ari amashaza cyangwa ibishyimbo, bakazamwishyura byeze. Icyo ni igikorwa cya mbere. Ntabwo yigeze kugeza n'aya masaha mbona mama hari uwo arimo ideni cyangwa hari uwo yatutse, kandi yagumye gukunda umurimo wa Kristo. Nshuti bavandimwe, mwakoze uko mbabona hano mwese, ndabona ko mfite urukundo, kandi ko nubwo yatabarutse muzakomeza kunshyigikira. Imana abafashe. Arakoze cyane Petro Damiani. Niba mushiki we Judith ari hafi nawe yakwegera hino akamufasha gutanga ubuhamya, dore ko barerana. Murakoze. Nitwa Nyirasafari Judith. Ngiye nkaba ndi umwana wa kabiri nkurikira Nizeyumuntu. Uyu mama atubyaye njyewe uko nakuze ndi kubireba, nanjye ngimirane twagiranaga njyewe n'abana b'iwacu, na mama akaturera neza, kandi n'abandi b'ahandi barereye iwacu twese akadufata kimwe. None ageze aho nibwo umuntu agize intege nke, ararwara, noneho tumujyana kwa muganga, abaganga bamwitaho pe. Bamaze kumwitaho kubera intege nke z'ubusaza, ubwo birarangiye, ubwo nta kundi byari kugenda, ntabwo yapfuye ahubwo yasinziye. Twashimiye Imana ko izamuha ibintu bidashira. Arakoze cyane Judith. Ateye mu rya musaza we. Mukecuru ikigaragara ni uko yagiraga urukundo. Iyo abadafite urukundo ntabwo twese tuba turaho. Urukundo rwe ni rwo rwadukuruye. Rero aha yari atuye, ngo ndahita hari ku irembo, cyangwa se niba hano hari mu gikari muramfasha, ariko ku irembo hari umuntu wari uhari wabonaga imibereho ye igitondo n'umugoroba, Nyirabashyitsi Florida. Nubwo ari umwana wari kurera n'umuturanyi wegereye cyane. Dufashe nawe utubuha. Mwiriwe. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana ravuga ngo mu bibaho byose duhore dushima, haba mu byiza dushimira Imana, haba mu bibi nabwo dushimira Imana. Uyu mukecuru twarabanye mu gihe kinini, nageze muri urugo aranyakira. Igihe natandukanye n'umutware turi muri Kongo, rwose umukecuru twarabanye mu ntambara zose zabayeho. Twaryaga kamwe, icyo bita kurya kamwe, inkono imwe, tuba mu nzu imwe. Sa ni ukuvuga ngo twarabanye koko, ntabwo ari ukwishushanya cyangwa se kubesha. Uyu mutima w'umukecuru ntabwo nzi ukuntu ukoze, ntabwo ukoze nk'iy'abandi. Ikindi, uyu mukecuru ntabwo arobanuraga abantu. Oya, ntabwo arobanuraga abantu baje mu rugo. Abantu baje mu rugo bose bafataga kimwe. Ubwo rero igihe cy'ubukore kiragera, atangira kugira intege nke vuba aha, afatwa n'uburwayi
ubwo nyine igihe cyari kigeze, ubwo Imana turamwifuza kugira ngo Imana imwakire mu bayo, kuko ntiyakwiriye kubw'imirimo yakoze rwose, imwakire mu bayo. nawe ateye umuryo abandi ati Imana imwakire mu bayo. Akurikiyeho Nyirabikari ari hafi. Nyirabikari nawe ni uyu nguyu utuye aha ngaha, niwe muzinyamuriro w'uyu cyane, reka nawe twumve. Umukecuru yari na masenge mu kuvuka kwanje nabayeyo cyane, yararanyishimira cyane. Ubwo turabana kugera ku iherezo rye yageze, ntabwo yangiriye nabi nta na rimwe, ntabwo yifuzaga ko umuntu ugeze hano wese yaba nzindukiye nabaga ntariyo yamwakiraga neza. Twese yatubungabungaga akumva ko tutagambana nabi, mbese twese aturera kimwe. Yaba n'uyu waje nyuma, ubwo twese yatureze kimwe, yaba n'abagenzi bagendaga, nta kintu kibi yakoze. Imana imwakire. Nawe ati Imana imwakire. Ese ubwo na Mukangari Nataliya niko yavuga aramutse ageze hano, ntiyigira imbere nawe? Haleluya. Nanjye umukecuru, nanjye ndavuga nk'ibyo abantu bavuze, kuko uko babivuze niko biri. Nageze muri uru rugo, ni njyewe mfura ye wa kazana. Ubwo ngeze muri uru rugo aranyakira, turabana, naje kubyara n'umwana nk'amezi 9, 10 yasize mbabyaye, imyaka 2 mbabyaye undi, yarahetse nanjye ndaheka, tukajyana gukora. Yagenda aje gukora wenyine akamujyana umwana we, yari yanamushabishije aramushingira, nuko Imana yaje kumuhamagara. Ubwo kuba twabanye neza nta kibazo twagize. Imana imwakire mu bayo, imuhe iruhuko ridashira. Akoze kubimusabira. Abantu twese dufite intuza yo gutanga ubuhamya, nari ngiye guhamagara Mukakarasi, ariko ndi kubona Dafroza ashaka kuza mbere. Ubwo Dafroza nawe afite ibyo ashaka kuvuga, ntacyo igira imbere mukecuru. Haleluya. Umukecuru rwose yadufashe neza kugira nagera muri uru rugo, nta kibi yangeza ngirira. Uyu mukecuru twarabanye neza, Imana izamwakire. Ati Imana izamwakire. Daforo igira imbere rwose, imbamutima nabonye zakomeje kuba nyinshi, nk'umwana wo muri uru rugo nawe. Uyu mwawe ni wa gatatu ubona agiye mu batisi. Uwa mbere yari masenge, subiraho ndi wa gatatu. Ntabwo yamfashe nabi, yarandeze ndera Kristo, anyereka inzira nzanyuramo kugeza na n'isaha. Yaroreye kumpemba ku mwana wa gatanu, arampemba, nabyara kampemba, ndasezerana narashatse gipagani. Maze gusezerana yarongera aransezeranya n'umutegeko n'ibyihanga, kugeza na n'ubu imirimo yakoze Imana muri ruko ridashira. Yumva arakoze cyane. Wa mwuzukuru watumye baheka mukuru we niyigira imbere, dativa inkamwe. Yabivuze nanjye ndabyibuka, Mukangari yaheka guriya na mukecuru agaheka wa undi babuze nyakwigendera. Ntabwo ntibikure cyane, amateka yawe yose ndayazi. Kristo Yesu akuzwe. Haleluya. Amen. Manje kubashimira abantu mwese muteraniye aha mwaje kudutabara. Imana ibahumugisha cyane. Ningiye mwuzukuru we mukuru, mpagarariye abandi muzukuru. Twebwe ubuhamya bwa kaka ni burebure cyane cyane, ariko nk'abuzukuru hari indirimbo twateguye turababwira mu ndirimbo. Twateguye indirimbo yo kumusezera. Ngaho rero mubateguye indirimbo, ubwo icyo gihangano gishobora kuba kiri buze mu buryo bwo gutanga ubuhamya,
reka baze kuri bukiduhe mu kanya gato wihangane tutakugora tubanze twumve umukuru w'uyu muryango remezo ko ibikorwa by'uyu mukecuru byose biri kuganisha kwijuru none umusaza hano nawe ati nanjye nje kubutanga ihangane banyita turi kunyuka Celestine uyu mukecuru Gatarina yarandise nawe iwacu ufite imyaka 13 nawe mfite imyaka 22 mu buzima bwanjye bwose nakuriyeyo niwe wandize ababizi barabizi Damiana arabizi Judith arabizi twarabanye igihe kirekire ari abasore nanjye n'umusore turabyirukana Damiana yazanye umugore ndi kumwe nawe Judith yashatse ndi kumwe turamushingira Damiana naramwaritse mwarikira umudamu we Mukangaruye Natalia yazanye umugore Faraziya ndi kumwe nawe rero uyu mukecuru ndi mukaga yaranyubaga nabaga umuntu we no mu nshuti ze zose nta nshuti yitanzi banyitaga ko ndi umuhungu wandi mukaga abantu bose barahanze n'abirukore bose n'abakuraga baza gukora bavuye Rungu zahe za Kinyababa bose bansagaga ndi kumwe nabo n'inshuti ze zose ziranze rero muri ubu buzima bwose Imana imuhamagaye hari umugabo uri hano nyina yari yaramubyaye muri batisimu diregiteri ari hano twaje kumusura dutuyeyo ku Kajwe uwo mugabo niwe nyina yari yaramubyaye muri batisimu ubwo rero inshuti zose zari zizi uyu mukecuru ntabwo atagize yatureze neza abantu twajyagayo nta muntu utagaburiye nta watagize gute mbese uwavuga ibigwi bye nta yabivuga ngo azabirangize ibyiza yakoze byose nubwo iwe yamucitse vuba ariko Imana izakomeze ibongera umugisha kandi ruzaho neza mu ijuru Uwiteka azabakire neza Imana imuruhukire mu mahoro murakoze cyane nabivuze ariko twese twavuga twakomeza tugatonda umurongo hano ndagira ngo mugeraho rwose mwihangane abavuze batuvugiye sibyo hari uyu nguyu reka tumugire usa nkaho Haleluya uyu mukecuru rero nanjye ari masenge rwose aturereye abana aturera neza umukecuru wacu aratabarutse nuko ridashira nta kundi Mana yacu ishimwe Kristo Yesu akuzwe hari bashatse kumusezeraho binyuze mu majwi no gutanga ubuhamya niba bari hafi babaha mikoro mu gihe gitoya Katarina sizi inkuru nziza Katarina sizi inkuru nziza Katarina sizi inkuru nziza imusozi Katarina sizi inkuru nziza Katarina sizi inkuru nziza Katarina sizi inkuru nziza imusozi Mukecuru Katarina yakundaga abana akadutoza gukunda bagenzi bacu Katarina twatamaga migati na Katarina ugiye tukigukeneye Katarina twatamaga migati na Katarina ugiye tukigukeneye yatubwiraga twese gukunda umubyeyi iwe nyina wa Jambo Katarina yatubwiraga kandi gukunda gusenga ariyo mpamvu y'ubuzima Katarina twatamaga bigati na Katarina ugiye tukigukeneye Wanajya Imana kwigisha
tuzikarabira neza ingusanga Mariya mw'ijuru kwa jambo tuzagenda dushimira Imana tuzatamba cyane dutambutse turinde mu ngeri zose kugira ngo duhure Imana wabaye umunyamahanga natwigiye tuzasaba Imana uzatubera inzira nziza tuzagenda neza renze tuzikarabira neza igusanga Mariya mw'ijuru kwa jambo tuzagenda dushimira Imana tuzatamba cyane dutambutse turinde mu ngeri zose Mariya z'inteko z'abasenga n'izawe n'iz'ijambo girira uwaze guhaye ubigishe kunyura Imana tuzagenda neza renze tuzikarabira neza idusanga Mariya mw'ijuru kwa jambo tuzagenda dushimira Imana tugatamba cyane dutambutse turinde mu ngeri zose kera Mariya isi itararemwa Imana yareze kuzaturamira uzatubera umubyeyi wabaye Eva yataye tuzagenda neza renze tuzikarabira neza nidusanga Mariya mw'ijuru kwa jambo kayira hano
abantu bafite ibirago barihe abantu bafite ibirago babyegereze hano hafi turi kuza kubyo tumaze guherekeza umubyeyi wacu tumusabira n'amasengesho abamarayika bakujyane mu ijuru nugerayo abawe Imana bakwakire bakugeze mu murwa mutagatifu wa Yerusalemu maze ubone iruhuko ridashira hamwe na Lazaro wahoze ari umukene. Nyagasani Yezu Kristu, igihe umaze gatatu mu mva watagatifuje imva z'abakwemera, ni nayo mpamvu imva y'umuntu ihora itwibutsa ko tuzazuka. Girira ubuntu bwawe ube umuyoboke wawe Katarina kuruhukana amahoro, ube n'umugisha iyi mva igiye kubika umubiri we kugeza igihe uzamuzurira mu rumuri rw'iteka, wowe uzaduha kuzuka no kubaho iteka ryose. Amina. Mutanga inzira ubu bantu batambuke. Sayi z'amajambo yavuye muzane ibikoresho Yicara. Muragifata nk'abantu bakirambuye, hanyuma mukakirekura kikagwa mu kirambuye. Video uze no kugenda. Yego rwose buryo ababikora. Kiragenda.
wanjye urukundo rwawe nyagasani runsaba kubana nawe jambo w'Imana nyagasani yesu mukundwa tura mu mutima wanjye maze nture mu rukundo rwawe ndashaka kwigurira mu rukundo rwawe nyagasani yesu ndagukunda bigombaza mutima niwe mukunzi wanjye urukundo rwawe nyagasani ruzaragomba mu mubiri wawe ndashaka kwigurira mu rukundo rwawe nyagasani yesu ndagukunda bigombaza mutima niwe mukunzi wanjye urukundo rwawe nyagasani ruzaragomba nkagendana nawe ubuzima busangayo ndabona bose maze nture mu rukundo rwawe ndagushakashaka amanywa n'ijoro nzaruka mubonye urukundo wankunze uranyita mukunda umutima wanjye uragurumana ni wowe wampaye umutima maze nanjye nemera gutwaza umutima wanjye uragurumana uko wankunze bikomeye maze ukampfira ku musaraba umutima wanjye uragurumana agashakashaka amanywa n'ijoro ndaruka mubonye uko wankunze uranyita mukunda umutima wanjye uragurumana ingabire Imana inkomeza iyo ntangiye kugira intege nke umutima wanjye uragurumana ni wowe nyegura buregeye iyo ubuzima bwamaze bagwa umutima wanjye uragurumana ndagushakashaka amanywa n'ijoro ndaruka mubonye urukundo wankunze uranyita mukunda umutima wanjye uragurumana
nzaza ngusanga mu bihe by'amage nzaza nkwirukira uzansubiza umuyanja uzambera umutwari maze nshira agahinda ngira amahoro ni wowe rutare rwanjye mana yanjye ni wowe niringiye nzaguhanga amaso buri gihe gusaba imbaraga maze nsige icyago ningira intimba nzaza unyihoreze ningira ubwoba nzaza untabare uzansubiza umuyanja uzambera umutwari maze nshira agahinda ngira amahoro ni wowe rutare rwanjye mana yanjye ni wowe niringiye nzaguhanga amaso buri gihe gusaba imbaraga maze nsige icyago nimbura imbaraga nzaza wisunge ningira uburwayi nzaza unyikirize uzansubiza umuyanja uzambera umutwari maze nshira agahinda ngira amahoro ni wowe rutare rwanjye mana yanjye ni wowe niringiye nzaguhanga amaso buri gihe gusaba imbaraga maze nsige icyago nimbura urukundo nzaza urungwirize ningucumuraho nzaza unyikirize uzansubiza umuyanja uzambera umutwari maze nshira agahinda ngira amahoro ni wowe rutare rwanjye mana yanjye ni wowe niringiye nzaguhanga amaso buri gihe gusaba imbaraga maze nsige icyago ningira ibyago nzaza umpumurize nimbura byose nzaza unkungahaze uzansubiza umuyanja uzambera umutwari maze nshira agahinda ngira amahoro ni wowe rutare rwanjye mana yanjye ni wowe niringiye nzaguhanga amaso buri gihe gusaba imbaraga maze nsige icyago
uzazungotore uzasubiza ubuyanja uzantera ubutwari maze nshira agahinda ngira amahoro ni wowe rutare rwanjye ni wowe niringiye nzaguhanga amaso buri gihe ngusaba imbaraga maze nsige icyago inyange za mariya ni mu kababare kandi amaherezo tuzamusanga tuzamubona ko ari tube mu rumuri tube mu bo yatoye bashize agahinda nimukunde gusenga mushishikaye mubyinire uwo mubyeyi ni nyina wa jambo turubunangira burenze urugero kandi amaherezo we tuzamusanga inyange za mariya ni mu kababare kandi amaherezo tuzamusanga tuzamubona ko ari tube mu rumuri tube mu bo yatoye bashize agahinda mariya yaratowe mumukurikire niwe rwego rugufi ruzatugeza aho aba niwe barazwa abantu ngo abayobore nibagira icyifuzo cyo kuzamusanga inyange za mariya ni mu kababare kandi amaherezo tuzamusanga tuzamubona ko ari tube mu rumuri tube mu bo yatoye bashize agahinda hari abamubona bakiyunamira urumuri n'umucyo bye bakabihunga umwijima wose bagasiganwa ntibagira icyifuzo cyo kuzamusanga inyange za mariya ni mu kababare kandi amaherezo tuzamusanga tuzamubona ko ari tube mu rumuri tube mu bo yatoye bashize agahinda niba ushaka gukira ibikudindiza isunge mariya azabigufashamo umweme